iyo ufashe Bibiliya yera ya yindi irimo ibyanditswe byose byahumetswe n'Uwiteka ukayibumbura ukagera mu Itangiriro igice cya 5 umurongo waho wa 4, nibwo ubona ko Adamu ashobora kuba yarari muri wonapo cyangwa umugore we. Kuko nyuma yuko abyara Kayini na Abeli yamaze imyaka 800 abona kubyara Seti. Hibaze kandi kiragihe abantu bari bake ku isi kandi bari kubahiriza itegeko ryo kubyara bakororoka bakuzura isi. None yanyusagamo imyaka 800 akabona kubyara undi mwana. None wowe unyuzamo umwaka umwe gusa ngo Imana izabakurerera. Genda uhasome. Adamu yamaze imyaka 800 abona kubyara Seti. Iyo myaka yindi yanyuzemo atarabyara sinzi nimba umugore yari yarahukanye, Eva yari yarahukanye, byagenze gute? Cyangwa yari muri wonapo? Ntago baryamanaga se? Buriya umwe yari afite icyumba cyahari. Itangirira igice cya 11 umurongo wa 5. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu ndetse n'inzu ndende. Yaraje kubireba, uva ahantu ugakatisha tike ugiye kureba ikintu utari usanzwe uzi, kigaragaza ko nyine bitazi byose. Yamanuwe no kureba umudugudu n'inzu ndende yari irimo irubakwa aho ngaho uko itari isanzwe ibizi. Akantu ko kuvuga ngo izi byose rero mugakuremo, ntago izi byose Bibiliya irabigaragaza. Nabiberetse kenshi kandi nzakomeza kubibereka. Ubundi bano bantu babasazi mubona, aba bantu baba basaze bitaye inkonda baterana amabuye, bakambara ubusa, hari n'abicira abana babo bakica amatungo, ukumva bari kuvuga indi mutazi. N'aba bantu nyine bafatwa n'ibyo bakamana ngo ni imyuka, ukumva bari kuvuga indi mutazi. Bino bintu ni Imana ibikora. Imana ntabwo ikunda abantu bashyira hamwe, kubera ko yaravuze ngo bashyize hamwe bakaguma hamwe ngo bakora ikintu nyine nayo yatinya itazi. Niyo mpamvu yahise batandukanya indimi, irabatatanya kugira ngo badakora ikintu nyine nayo ibifite amakoba ariko nta cyizere yigirira nayo. Numva abantu ba pasiteri bavuga bagafatwa n'imyuka bakavuga indimi, rarira sapa, ramine, imani, hopeke ya sapa n'izindi nyinshi mwe murabizi. Kandi ntago babasha kumva nango umwe wenda asobanurira undi icyo ari kuvuga. Biriya bintu wabishingiraho nyine uvuga ko Imana nyine biri mu kazi. Mu mutwe iba yahadroze kabisa, dore ko nayikunda kwidroga. Iyo umuntu akazivuga birambona abantu benshi babishingiraho rwose bakabibumbatiza bakavuga ngo Imana irakora ngira ibaho kubera iki ngo abantu basengera abantu bagakira. Turamutse dufite abantu basengera abantu bagakira, kuko mu Rwanda dufite insengero zirenga 2000, twaba tutabona abantu bapfira kwa muganga, abantu buzuye mu bitaro Faisal n'ahandi henshi hari ibitaro, abarwayi baruzuye kabisa. Bano bantu bajya birirwa babasengera bagakira, nitubone amafaranga menshi agera mu buvuzi, mituweli nibeho, bako umuntu ajya arwara bagahita bamusengera agakira. None ako kamaro nago gahari, nta muntu numwe barasanga mu bitaro bamusengere akiri atahe. Reka ngo basengera abantu bafite amaguru atareshya ngo akareshya, mva nako kantu.
bazanyemeze bajye Faisal, abantu bari mu bitaro babasengere bashireyo, numve ngo ibitaro byambaye ubusa nyine mbyuke njya kuri Radio 1 ngiye kwiyumvira amakuru nk'ibisanzwe. Numve Mutabaruka arimo aravuga ngo kuri Faisal nta murwayi no muri yo, aba pasiteri bagiye kubasengera bashirayo, ubwo nzemera ko bakora basengeye nde. Ahubwo aho gusengera abantu basenyera abantu, kuvuga ngo umugabo wawe arasambana tayari urugo bakaba barusenye. Ahubwo basengera abantu, ahubwo barabasenyera. Uzabyumva neza. Nagiye numva ingero z'abagabo benshi bavuga kuntu abapasiteri babasenyeye ingo, hanyuma nyuma yaho bakanabatwarira abagore. Umugore akajya gusenga bakamwumvisha uburyo umugabo asambana, asahura umutungo w'urugo akarushyira indaya, hanyuma umugore agataha yijunditse, bagaterera hejuru bagasasanuza bagakora divorce, umupasiteri agahita amukenyereraho. Ndi Kitandabo PA. Bundi uyu munsi na gahunda nari mfite yo kuza kwiza mikoro kuri setting plan zanjye z'umunsi, nago kuza kuri mikoro byari birimo, ariko nari ndimo nsoma Bibiliya. Mbona biriya bintu by'ukuntu Imana ngo yaje kureba abantu bari kubaka, yateye ubwoba yahahamutse. Imbare imiravuga ati baraje bansange ndimo ndabaya babona amabi yanjye. Simbizi kabisa. Ndavuga ni reka nze kuri mikoro ndebe ko wenda ahantu inkoko yikubye cyane hari igihe hasigaye baba. Nimugoroba ndangije turimo ndimo ndatembera, rero ngeze ku Giporoso nca ku mudisk bana arimo arakina imwe muri za video zanjye. Harimo kwa kundi ndimo ndagaragaza uburyo Imana ari umushi. Abantu benshi b'abasore bari kuvuga ngo nyamara ibi bintu uyu muntu avuga nibyo. Ku ruhande hari abakobwa bari kuvuga ngo ahubwo kari akamashini kagiye gupfa. Bano ba disk bana barashya kabisa, iriya mashini yabo irashya kubera ibintu bari gucuranga. Numva izi nyigisho, izi disikuru zacu zishobora kuba hari abantu zihumura nubwo bari bake, ariko hakaba hari n'abandi zihumisha buhumyi, bakagira ubwoba bagahamuka bakavuga ati Kamanayo arabicara bamara. Kamanayo baramutinya. Ndi Kitandabo PA, nago Kamanayo mutinya. Jimmy K Kayonza nabonye comment ziwe ngeyo Kamanayo yancicikesha. Kamana nago mutinya. Bantu bikayonza ndabashuhuje cyane, murakoze cyane, turabakunda.